byo gucece mu materaniro biregaragara ngo ni kugusobanurira usa n'uranga. Ibyo bintu se bireba n'abagore bo mu Rwanda. No bifite ikivugo kiza cyane ra. Ndakuza ariko si nk'amata. Ndashaje ariko si nk'umwenda. Ndi mukuru ariko si ndi umukuru. Ubwo wenda shesha kanguhe. Goma. Aho rero ndakwemeye none nibwo nemeye ko uri umusaza. Ngo kubera ko babandi bafite nyashi iyo bagiye gutura imyenda ibafashe ngo birimo kugusha abakristo benshi bigatuma bagirira ari kandi bari mu rusengero. Uretse kuvuga hari niba badafite imbaraga z'Imana cyangwa za zindi za Yesu ngo zibafashe ku imbaraga za Yesu ntago ari zo kunesha nyashi ntacyo zivuze. Muri iki gihe nabihuje iki gihe abagore bose baraceceka bavugire mu materaniro. Umva nyine muri iki gihe nyine abagore bose ku isi hose bavugire mu materaniro. Ubwo biremewe ibiremewe nyine. Arega n'iki gihe cya Paulo ntabwo nyuranya no kuri iki gihe cya Paulo baravuze zirazari impuguro yatanze mu kanya bamutesheje umutwe yazitanze aho bamutesheje umutwe bavuga cyane bazana akavuga. Ariko hano n'ubundi baravuga ntabwo bihanditse ko bamutesheje umutwe. Nawe ibyo uvuga nta bihari kandi ibyo biri hano ntabwo none niba cecekere mu materaniro none icyo bazahore bacecetse niko byanditse ngo bazajye bahora bacecetse. Hari uri kubisoma umva ko bivuga abagore niba cecekere mu materaniro uwo mwesiri plus abivuga uko batemererwa kuvuga. Datashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe. Turabasuhuje abadukurikiye mwese kuri Emma Talks ndetse no kuri Ziraziritse TV. Uyu rero ni umwanya mwiza cyane wa wundi tubateguriraho ibiganiro bitandukanye ariko cyane twibanda ku biganiro bigendanye n'iyobokamana cyangwa se na Bibiliya. Tukaba rero tugiye kuganira ku bintu abantu benshi bibaza cyane biri hano mu Bakorino ba mbere ibice byaho 14 ku murongo wa 34. Ariko reka mbanze musuhuze kugira ngo atubwire ko yumva ameze. Turahumeze neza ni Kwizera Valence Ziraziritse umusaza ubakunda umusaza mukunda umusaza w'inararibonye ariko udasaza nk'igisobane gisaza gisozoka. Ndacyakomeye ndacyafite imbaraga ndacyameze neza ariko iyo munyi mpamagaye umusaza mbanumva biryoshye nyine nditaba nta kibazo. Ko no bifite ikivugo kiza cyane ra. Ndakuza ariko si nk'amata. Ndashaje ariko si nk'umwenda. Ndi mukuru ariko si ndi umukuru. Ubwo wenda shesha kanguhe. Goma. Aho rero ndakwemeye none nibwo nemeye ko uri umusaza. Wabonye ko ari umupasiteri nahoze ndimo kureba avuga ko nyashi zirimo kugira gutya ngo abagore baza bambaye imyenda ngo ibafashe b'abakristo. Avuga ko byakabaye byiza bagiye baza bambaye imyenda ibarekuye ngo kubera ko babandi bafite nyashi iyo bagiye gutura bambaye imyenda ibafashe ngo birimo kugusha abakristo benshi bigatuma bagirira ari kandi bari mu rusengero. Uretse ko wenda nkeka ko ari agaciyemo tutanagatinda iyo nkuru sinanayibonye nese umupasiteri avuze ko imyenda iri kuyu muntu ari imeze ite. Ngo ya myenda bitagaragaza imiterere y'umubiri biterwa nuko umuntu angana yamurekura kugeza hese. Ubwo rero bakavuga ko imyenda yari kuri umuntu kugeza hehe. Akavuga ko abakristo bajya mu rusengero bambaye imyenda ngo ibafashe abo ngabo kandi bafite nyashi ngo badakwiye kujya bambaye imyenda ibafashe. Nyashi ni ikibuno. Nyashi niba ni ikibuno kinini yego n'amatayi. Hanyuma ngo abafite ikibuno uwo mupasiteri azabadodera azabapimira imyenda azakora iki. Ariko basaba ko mu rwego rwo kutagira ngo bagushe abakristo be ngo bakwiye kujya bambara imyenda ibarekuye. Okay, byiza cyane reka tuve kuri ibyo ngibyo bya za nyashi zo mu nsengero ngo zirimo kugenda zigusha abitwa abakristo. Ubwo hari niba badafite imbaraga z'Imana cyangwa za zindi za Yesu ngo zibafashe ku imbaraga za Yesu ntago ari zo kunesha nyashi ntacyo zivuze. Nyashi niba ari umubiri n'amatayi n'ibiki ntabwo igombera imbaraga. Ibyo ni bica mu bantu bikaba mu bantu byo ntacyo bivuze. Ntago imbaraga z'Imana zo kudufasha kunesha ibigeragezo byo kubona nyashi z'abagore bagiye nyashi si ikigeragezo bagenda bakaraga ngo muvuga niba nyashi ari amatayi nyashi n'umubiri abafite bakaraga uko bashaka niba kamanyu n'abarimbye batarakumvise uwo mubiri ugushuka n'ibindi nkabyo ariko ntacyo bitwaye abantu abagabo tuba abagabo nanone kamemo byo ntacyo bivuze. Ukaba urimo kuvuguruza se umupasiteri wavuze ko umupasiteri we ariko wabona ari nawe bigusha. Hari nawe yabari ubwo niba ari we rero azarwa n'urugamba ku giti cye yere kubishyira muri rusange nta myenda azadodera abantu iba buze uko bateye nuko bari hari n'abanezezwa nuko bateye nuko ari bakanabigendera. None niba ari we bihereyeho ubwo rero ukumva abayoboye hari nabo basengera kugira ngo babone imbaraga zo kunesha ibigeragezo. Ntago azatanga bihereyeho ubwo abandi bazabishobora guhera kuri nje abameze nkanjye yose turabishoboye. Nta mubiri undangaza nta miterere indangaza byo narabirenzereze ku rwego rutari byo ngibyo. Okay, wowe uti ibyo ngewe narabirenze n'abandi barahari kandi babirenze. Okay, byiza cyane reka ibyo tubiveho byaragaciyemo kuko ikiganiro ragatonyaga mu nyanja. Yes. Reka duhita twihuta twigire mu Bakorino aho nshaka kukubaza ikibazo.
ariko uze kudusobanurira neza udasobanya kandi uramenya utaza kuza kujya kure y'ukuri Imana ikazabikuziza rwose. Reba Abakorinto ba mbere ibice bya 14 ku murongo wa 34 kugeza ku murongo wa 35. Abagore n'ubu basubiyeho n'ubundi Aravuga ngo cyane abagore rero nibacecekere mu materaniro kuko batemererwa kuvuga ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayo avuga. 35 ngo kandi nibagira icyo bashaka kumenya babibariza abagabo babo imuhira kuko bitaye isoni k'umugore avugira mu iteraniro. urakoze cyane. Ni iki kibazo nicyo ufite? Nyakubahwa ziraziritse. Ikibazo gihari ahangaha ni kimwe gusa nuko usibye no kuba abagore bagomba gucecekera mu iteraniro nk'uko Bibiliya ibibategeka, ubu noneho nibo ba bosi banyu, nibo babayobora. Ntabwo ari ba bosi bacu, ubu noneho basigaye ni abayobozi bacu cyakoze. Basigaye noneho hari abapasiteri nibo batanga ijambo mu madini yanyu. Ibyo rero ukaza kubihuza gute ko Bibiliya ivuga ngo baceceke, aho guceceka ahubwo mukabahereza imyanya akaba ari bo ahubwo basigaye babaha ijambo mu materaniro? Ibyo rero bivuga iki? Urakoze cyane. Icyo kibazo kandi benshi baragifite, ntabwo uri wenyine ukibaza. Kandi tukugana kuri Bibiliya no kubirimo ni byiza, cyane cyane ko amakuru tutayahimba tutayarima, tuganira ku bihari. Yego muvandimwe rero n'abandi badukurikiye, mu gihugu cya Israel muri ikino gihe kugeza Kristo ahari ahavukira, uzi ko ahangana inyuma ya Kristo. Mu gihugu cya Israel kino gihe byandikwa kuko ni nyuma ya Kristo, ariko cyane cyane Kristo nawe mu gihe yari ahari ubwo ahibereye, ahantu hari benshi batajya babisobanura neza. Israel yigeze kugira igihe umugore umukobwa genre féminin wese atabarurwa. Uranyumva neza? Ndimo ndakumva. Muri sansomage nayo ntibabarure. Ndetse n'umwana yavuka ku musozi ntibavuge ko bavutse umwana, bagatangaza gusa ari uko havutse umuhungu. No ku gihe cya Kristo agihari, twari navuga ngo yagaburiye abantu 5,000 utabaza abana n'abagore. Burya abana batabazwe n'abakobwa, abahungu barabazwe n'uruhinja rwavutse uwo munsi, rwarabazwe rwabagarwa nk'umugabo. Ariko nta bibiri bivuga ibyo ngibyo ko habarwaga. Bavuga ko abagore n'abana ngo batabariwemo nibwo atari topic, ariko ni wowe. Niyo mpamvu iri kujya kuri iki kibazo, ndi kujya ku kibazo wabajije. Bibaze nkubwire Paulo nk'Isirayeli uvukiye mu gihugu kitabarura abagore, kitabaha n'ijambo, kitemera kuba navuga. Uwo ni Paulo wanditse ibi ngibi. Mu gihugu cyabo yari ahazi nkaho umugore adahabwa ijambo. Ariko ageze mu gihugu cy'Ikorinto aratangara cyane, kuko ibyo byari byandikiwe Abisiraheli ko umugore aceceka. Ahantu kumvana ubushishozi. Paulo nk'Umwisiraheli, umugore weho yaracecekaga n'ubundi, ntiyavugwaga, ntiyanabarurwaga, nta n'agaciro yahabwaga. Wibuke n'inkuru y'ahantu abantu bafashe umuntu asambana, iyo nkuru nayo yibuke. Yego, babwiye Yesu ngo uyu mugore tumufasha asambana. Ako kantu urakumva? Ntabwo basanze abisoje, ntibasanze agiye kubikora, bamufashe mu gikorwa nyirizina. Yego, ariko bazana umugore gusa. Iyo bita gufatirwa mu cyuho ukabyaraho, ariko bazana umugore gusa. Kandi na Yesu nk'Umwisirayeli nawe uza kuka ntiyababaza ati se umugabo ari pasi ko umugabo ari ikintu gihambaye cyane, niko byari mizi icyo gihe. Aha rero kanje mu Ikorinto rero Paulo yandikira ijambo, yageze mu gihugu cy'Ubugiriki, kuko Ikorinto ntago ari igihugu. Abantu bivanga mu gihugu cy'Ibo Ikorinto ntago ari igihugu, ni umujyi wo mu Bugiriki. Yego, abwirije atangazwa nuko abagore bavuga. Dore aho abantu benshi bajijirwa. Abona baravuga batuvuze ngo iki, bati Paulo tirinishano. We yarazi ngo abagore bose ntibavuga mu nsengero baraceceka. Asanga Ikorinto ntago ari kimwe no muri Isiraheli. Arumirwa. Bararuvuga, ubanza bari basubira no kuvuga cyakoze koko. Baravuze baramurogoya, bamaze ibibazo kuko iwabo baravugaga. Mu gihe ikintu cyateye imbere kera cyane n'ibintu byitwa Jeux Olympiques byatangiriye ku isi. Mu bihugu byakomeye kira puissance mondiale bura nacyo cyarakomeye cyane. Mu gishushanyo Nebukadinezar yarose n'ubwami bw'Ubugereki bwari burimo muri icyo gishushanyo. Igihugu cyari gikomeye. Sanga ubwo baravuga barashabutse baravuga. Abantu bango bambara imyenda bo bambaraga na buri hubwo. Dekada uziko n'ikintu n'ibintu by'ibigirwamana byinshi niho byatangiriye cyane. Yego. Paulo abonye bavuga avugana ndabyita ngo iki buriya yitwaza rya tegeko ry'iwabo, avugana ifuhe n'imbaraga n'ihanja gratis cyane. Ubundi abagore ko baceceka babo bavuga bati baceceka mate azana bya bindi by'iwabo, kuko iwabo niko byari biri. Mu gihe muri Isiraheli batabaruraga abagore, ku isi hose barabarurwaga.
mu gihe umwana w'umukobwa yavukaga ntibavuge ku isi hose byarabarurwaga. Mu gihe bafashe umusambanyi bafataga umusambanyi kazi n'umusambanyi muri Israel bakazana umusambanyi kazi gusa ngo niwe bafashe ku isi hose siko byari biri. Pawulo rero iri jambo yarivuze yitwaje iby'iwabo muri Israel. Niho yari abikuye. Niho izi imbaraga yazivanye. Situation yabo niko yari iri kuri lejare femine. Niyo mpamvu yavuze kuriya. Aracyanzura atereka. Burya mu yindi mvugo ari kuvuga ati twebwe iwacu si ukubiri, ariko cyo ntiyakivuze yaza kumbeshyira. Atereka twebwe mu Israel su yagize ngo arabwira abisiraheli. Ntugire ngo ndubura baracecetse. Ntugire ukomeje ukanasoma wagira nibyo bagiye bavugana nawe nahari n'ubundi. Ndetse abagore bagiye basengana nawe bagira gute bavugana bamucumbikira yanasoka yajya muri gereza bakamusura yananika ati muzatashye banaka baravuze n'umundi. Yaje kubona ko isi yose atari Isiraheli. Umvise neza? Nabyumvise. Sobanuriye abatwumva nawongere kandi nisegure buryo ujumbuza. Impamvu nisegura ntago ngewe ndi byose, ntago nzi byose, ntago ari bisoza. Nima duhita tubwira ngo nunduzi ibindi bitari ibi azabitwarikira bitubwira. Hanyuma rero niba uvuga ko ibyo ngibyo Paulo yanditse byandikiraga aba bagore si wenyine mbyumvanye. Ariko mvuze ngo mvuze ngo yabyandikiraga abagore biwabo iyo ngiyo. No ntago ariko mvuze. Ntago wanyumvise. Yakanza bagira iki kazi yitwaje situation yo mu Isiraheli kuko iwo bacishikiraga mu materaniro. Hanyuma rero niba bacishikiraga mu materaniro agera gutya bishyize muri Bibiliya. Kandi mwebwe mukavuga ngo ni ijambo ry'Imana rireba isi yose. Naho mu Rwanda bivuze ko naho nyine ijambo ry'Imana nimuni bakoresha Bibiliya kandi irimo ibyo bintu Paulo yanditse. Ibyo bintu se bireba n'abagore bo mu Rwanda byo gucece mu materaniro. Biregaragara ngo ni kugusobanurira usanuranga. Nakubwiye ngo igihe muri Isiraheli batabaruraga umugore isi yose yaramubaruraga. Isi yose n'u Rwanda rurimo cyane rurimo. Birazana ibindi gute rero. Hanyuma rero yakanze abagore bamutesha umutwe mu rusengero. Abakore nasanga bagira icyo barasakuza baravuga yamvugo yo ngo no gutwika. Sanga bo baratwika. Hanyuma ati no n'umujinya n'ifuete abagore baracicike bacicira materaniro. Ariko burya nyuma nabo ntago bacicitse ntare yarari baravugaga. Hanyuma no muri Isiraheli n'uyu munsi ntibagicecetse. Nabo baravuga. None rero yaje kuzabona ko burya ntago mvuze ngo yandikiye abisire, ntago yandikiye Isiraheli, yandikiye abakorinto ko niho rwandikiye. Yandikiye abakorinto. Urwandiko rwandikiye abakorinto nuko yarazi ko abagore baho bafite gusakuza kudasanzwe no guyorogoya amateraniro n'akavuyo asa n'uwitwaje ko muri Isiraheli aracyahara kangara. Ntago rero uvuga ngo yaravuze ngo isi yose ngo abagore azashekira mu materaniro. Bacecekere mu materaniro ariko biranditswe hano muri Bibiliya. Kandi Bibiliya bakavuga ngo uzongera cyangwa uzagabanya ngo azabavumwa ngo wamuvuma agira ate nubwo namwe ubwanyu mwirwa mwongera cyangwa mukagabanya ariko iryo jambo uretse kurivaho ariko sinari nabona umuvuma mu uvumwa buretse nyine kuko ukavumwa nyine. Reka ibyo ngibyo reka twikomereza baretse ko karuka kakubwira ko yambabara ibyo ngibyo tuzabigarukaho. Reka uzakagaruje reka kongeraho no kugabanyaho nzakagarukaho. Hanyuma ahangaha bakavuga ngo abagore nakwiye gucecekera mu iteraniro ariko mu insengero zanyu abagore ubwo mwabahaye imyanya hari impamvu sinyikubwiye se ntago ugize insobanurira. Ese abagore bacu n'abakorinto n'abanyarwanda ugiraho kazi ibi none ntago bibareba. Oya birabareba dore bibareba ni ibi ngibi. Reka ndikubwira udahanya bakora iki rero wimbwire ngo urambwira igenda hano ahubwo bakora iki. Nakubwiye ko Paulo yavuze iri jambo yitwaje umuco wo muri Isiraheli. Ibyo nabyumvishije kaga abagore ku isi hose nta nange bakwiye gucecekera amateraniro ku isi hose. Nta na hamwe bakwiye gucecekera mu materaniro. Hanyuma se none iyi mirongo bazayisibe muri Bibiliya rero ntago bazayisiba. None ko icyo gihe Paulo abivuga abo yabwiye nabo yakangaga ngo bagabanya amarere muri iki gihe cyacu wivuga ngo by'icyo gihe kuko Bibiliya ahubwo niwo uri kuzana by'icyo gihe ukabishyirira n'ubu ubingibi reka ngewe n'umurongo nsomye abagore koko umurongo usomye uranditswe uremewe ko bakwiriye gucecekera mu iteraniro. Nakubwiye imvo n'imvano y'uwo murongo yego ariko ntushaka kuyumva. Ngano no tuyivuge muri iki gihe rero bihuze none n'iby'iki gihe. Muri iki gihe nabihuje iki gihe abagore bose baraceceka bavugire mu materaniro. Umva nyine muri iki gihe nyine abagore bose ku isi hose bavugire mu materaniro. Ubwo biremewe rero ibiremewe nyine arega n'iki gihe cya Paulo ntabwo nyuranya no kuri iki gihe cya Paulo baravuze zira zari impuguro yatanze mu kanya bamutesheje umutwe
yazitanze aho bamutesheje umutwe bavuga cyane bazana akavuyo ariko hano ntabwo uvuga ntabwo bihanditse ko bamutesheje umutwe nawe ibyo uvuga nta bihari kandi ibyo biri hano ntabwo none se nibacecekere mu materaniro none icyo bazahore bacecetse niko byanditse ngo bazajye bahora bacecetse hari uri kubisoma umva kuntu bivuga abagore nibacecekere mu materaniro uwo mwesiri plus abivuga uko batemererwa kuvuga ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayo avuga kandi nibagira icyo bashaka kumenya babibariza abagabo babo imuhira nakubwiye ko murongo rero uko biteye isoni ko umugore avugira dore nakubwiye impamvu ebyiri Paulo ndetse uwo murongo ni impamvu abahore livre ku matere biblique na za analize zitandukanye kuki hano atanditse ngo ntabwo nzi aho uri bubisoreze kuki bitanditse ngo Paulo yabwiye abagore bahana nkuko abivugaga ngo bagire nta kintu kiri muri Bibiliya na kimwe cyandikiwe abahana ngo bagende badetaya cyandikiwe isi yose ariko nakubwiye ngo uyu muntu ngo Paulo wanditse ku mpamvu ebyiri impamvu ya mbere n'amateka yo mu Isiraheli ko umugore atavuga ako kantu urakumva ako nakumvishe ariko igihe atavugaga hano mu Rwanda yaravugaga ni nicyo cyamutungo yageze mu Bugiriki asanga barasakuza ahubwo si no kuvuga gusa bakamurogoya none rero yawandikiye impamvu ebyiri bantu zumve neza utongera kuzirinda wabivuze mbere ya mbere none se kuri kuzingaruramo iya mbere ni iyihe iya mbere nuko iwo muri Isiraheli ariko byari biri iya kabiri nuko abagore muri baho baramutesheje umutwe agira ngo atanga discipline yaho hano okay ubwo none mu Rwanda bikwiye kugenda gutyo rero ariko nta kavuye mu Rwanda bafite ntago baturogoya ntago babangamiye nta tiku batera ntago ari nkaho mu Bugiriki abo mu Bugiriki n'abagifite akavuyo bazongera baceceke abantu bajya kubiza mu Bugiriki ariko uyu munsi uroreho umunyapolitiki nukuvuga ngo ni nkuko oya uyu munsi reka ubwire wagira nko muri Togo wenda n'urugero wowe uyu munsi wowe ndumva waje wabaye umunyapolitike ntabwo uri zirazitse wa wundi yewe nzi arega ndi umunyapolitike bisanzwe ndiwe ariko umuntu yumva ngo birane kuri nyigaruke mu mwuka pe kandi ndimo n'ubundi tuvuga ugeze nko mu gihugu ikane kuvuga igihugu izina atagira itwara ukundi ugeze nko mu gihugu ugasanga hari igitorero rirasenga hari n'ibintu barya hano tutarya amoko y'ibikoko n'urugero wenda arahari waza no kuvuga ngo nange mujye murya n'ahandi barabirya okay icyo wabwira hano mu Rwanda mujye icyo kibazo badukurikiye bo bazakigusubiza muri hoya nawe subiza gisa niki bazagisubiza muri comment turi kuganira ugeze ugasanga itoro barya ibinibi hari abantu bambara amakanzu kandi ari abagabo urakabivuga nyine mwese ko isi yose itayambara none se kuki bayambara kandi ubushe nakubwiye urugero ko nakubwiye ko amaturage Kristo akoresha kwigaburo ibintu birimo ruko ariko bakubwira ko b'impamvu bakibikorana n'uyu munsi nuko biriya ibibategeka none wowe uraje uravuze ko abagore bo mu Rwanda none se urwo rugero utanze kuki abasenga ku isi yose batayambara abagore bo mu Rwanda wowe muri make icyo numvishije n'abandi bazatwandike muri comment ko ndashaka ko duzoza iki kiganiro nuko abagore bo mu Rwanda bo kubera ko nakavuyo bagira mu materaniro ntibatiza discipline ntago ari discipline bemerewe kwibariza bajya bavuga rwose bigishe banayobore banagara ko ntabwo ari kimwe n'abateshe pa umutwe nibagira n'ibibazo batumvishe bajye babyibariza kuko babisobanuza neza ntacyo batwaye ariko ntabwo nakubwiye ko hari ibihugu bikoresha amatoro ya Kristo akoresha inzoga zihambaye ibyo warabimbwiye ndetse mu Rwanda turazikoresha ariko ibyo kubaza ikibazo nabyo bizaba indi topic kuko uyu munsi mwebwe muri mwigisha mu madini yanyu nta murigisha mukareba munagize mugataha nta muntu ubaza ikibazo kucyo atumvisha madini ariko haramwe namwe abikora ibi byo simbizi niba haramwe namwe nabyo mukora nandi hose nagiye namwe impamvu nta mwanya waje dushiraho nuko nta ubifite barakubwira gusa wowe ukabimira mu nguru gataha wowe uzajye ubaza wowe uzajye mu gihugu ubundi bati mushyira buturisho abantu bature batahe mbese ari ikibiturisha nta kigali tubakwita ariko wagize gusenga ntuture byiza cyane uzagiza ntuture ubase n'ibibazo nyemera rero ziraziritse ariko uzashinga ituro mwe nyemera ngushimire nyemera ngushimire kuko ndabona iminota yazitwaye utwo tundi wenda two kuvuga ngo uzashinga idini uzagira ute ibyo wenda tuzabigarikaho ubutaha sawa reka rero ngushimire kubw'ikiganiro cyiza tugiranye ndetse n'ubusobanuro bwiza bwo kubohora abagore bo mu Rwanda bo kubera ko nta kavuyo bagira bajye bivugira mu materaniro nta kibazo bajye bavuga rwose ubwo mwebwe mudukurikiye mujye muri comment mutwandikire ese mwebwe murumva muri guhamanya na ziraziritse cyangwa ntago muhamanya ese mwebwe ko murumva abagore bo mu Rwanda bo barakomorewe cyangwa ntago bakomorewe bitewe n'amagambo bigeze banakomerwa hano ugeze bakoma rwose bakomeze bagubwe neza ariko ntibagirwe gukomeza gukora share subscribe ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu byose bigiye bishobora kubageraho 5 kuri 5 Imana ibarinde rero hasta la vista bye bye datashoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe